Dutangiye agasoba kacu nk'ibisanzwe. Ni ku munsi wa Saint Valentin. Ni rwa rukundo rwo muri Senior 1. Dutangiriye hakuno ino Puzzle azaniye akarabyo ka Saint Valentin Kellia. Kadubira akarabyo yaragakase, dore Puzzle ngo arakotora imbere ya Kellia, agiye kumuhereza ururabyo asanga ntaruriho. Kellia muramuzi ntabwo ajya yihishira, yamukubitiye inshyi ebyiri, imisaya arayihinduranya. Dore ngo Kellia arakubita Puzzle ubundi akanarakara, byose ni Kadubiri ubiteye. Puzzle yarahagurutse ati ninde unkatiye ururabyo? Ubu akabido na Kadubiri ati ibeshye twereke ahubwo tugukubitire imbere ya sheri wawe. Puzzle baramushebeje, nawe aragenda yihagararaho azana indi mpano kwa Kellia. Yazanye agapupe, Katie nawe aramucunga aba yagakase. Puzzle bakomeje kumusebya imbere ya sheri we. Ni ku munsi wa Saint Valentin mubyibuke. Puzzle nanone yakuye ka gapupe karimo amabara ya Saint Valentin asanga nta kariho. Yarongeye akotora bwa kabiri. Bwa gatatu aragiye azana ururabyo rwiza cyane, nanone imbere ya Kellia. Arakomeza arabareba ati mukomeze muzikate nanjye nzana n'izindi. Ka Kellia karishimye ati nanone uzanye urundi rurabyo. Kabido na Kadubiri baciye amasiri bati na birato bikate. Kumbe ntibazi ko Puzzle inyuma yabateguye nawe azana genge ye bambaye masike ngo bagukubitire umuntu. Kabido na Kadubiri barabafashe, bagiye gukata rwa rurabyo barafatwa. Ubundi umugambi wa Puzzle ugerwaho, ahiriza mushuti w'uturabyo twiza twa Saint Valentin. Ati Kellia haguruka twigendere, abandwanya bo bafite ibibazo. Barakomeje baragenda. Kabido na Kadubiri hano genge yose ya Puzzle baramufashe, na bwa bukobwa bwabafanaga dore ngo butangira kumwara burubika amaso. Reka dukomereze hakuno. Katangiriye hakuno hari umukobwa wigize umukire biganaga na Kellia afite amafaranga. Kellia bamuzi nk'umwana w'umukene atakira amafaranga ahangaha. Ni genge y'ubukobwa bw'ubushinzi, wibuke ko turi muri Senior 1. Kellia amafaranga agiye kuyafata bayata hasi bayakandagiraho. Byose biri gukorwa na Katie na genge yateguye gusebya Kellia. Hakurya haturutse Jimmy ni genge ye harimo na Bogare. Baraza bati haguruka Kellia. Jimmy n'umwana w'umukire yafashe amafaranga ayanaga kuri Katie n'udushinzi bari kumwe, ubundi ahiriza Kellia amafaranga menshi cyane. Kellia biramurenga. Kellia yarayabaze atangira kuzunga isirere, dore Katie na genge ngo baramwara. Hakuno Jimmy yazanye Kellia aramwicarana. Mwibuke ko Kellia ni inshuti magara ya Puzzle. Ni ku munsi wa Saint Valentin byose niho biri kubera. Jimmy yatanze amafaranga kugira ngo aze guhereza n'ururabyo Kellia. Kellia yamweretse hakurya ati dore unkunda n'uriya. Puzzle n'amatwi mabi aba yahashinze, arimo yisekera. Puzzle ntabwo ajya panika. Jimmy yabonye umurinzi azana Kellia amushyikiriza mushuti we Puzzle. Burya koko urukundo nta cyarugura. Mwibutse ko nawe niba ukunda umuntu uba ugomba kumukunda bya nyabyo ukamaramaza nka Kellia na Puzzle. Jimmy yabonye bimurenze arigendera ati byanyu ntawe wabyivangamo. Dukomereje hakuno ino haje uwavunitse ni Puzzle nk'ibisanzwe. Bogare na genge ye baraje bagukubitira Puzzle hano baramutoneka, undi barangije baramuseka cyane. Bogare ahirika hasi kubera Puzzle n'akabaraga yifitiye aragwa n'umuyaga. Bogare araza n'umujinya mwinshi akandagira ku gikomere, amaraso arava. Hakurya haturuka Kellia muramuzi n'umunyamahane inshuti ya Puzzle. Abona Puzzle igisebe cye baragikandagiye baramutonetse bamuvusha n'amaraso. Kellia yaje yibuka disi, dore ngo aratabara Puzzle. Puzzle wanjye haguruka. Arajya amugurira akaji aramuhoza. Amarira yawe niyo yanjye, ati burya amagara atera ijuru ntasama yanjye. Bakiri aho Bogare yaragarutse na genge ye nayo ji barayimena. Dore Kellia ngo ararakara. Aho twarebanye rimwe na kabiri n'izindi zabanje murabizi ko Kellia ari umunyamahane. Yagufatiye Bogare aratimbura akugera kuri genge yose ya Bogare arakubita. Uwa kabiri yamukubise inkokora
bagira ngo ni nk'ubibakubise, uwa gatatu agiye kwiruka bamurasa rubundi, ihene nawe yibona hasi. Kellia kuri puzzle yanakwica, yakica n'intare. Dore Kellia ngo ararakara ati mwahereye kare mbabwira. Puzzle ati ninjye utereta naho abandi bararindagiye. Ati umukobwa ni sawa duhure muri z'ubutaha.